hanyuma rero reka tugaruke kuri General Masunzu bamaze kuba bajugunya iyo ngiyo mu bishanga kandi bitagira amazi, ariko muri igishanga kitagira amazi mw'abantu kiba cyumagaye kiba cyumagaye buriya barakakujugunya mu gishanga kigira amazi yuza n'inyota wagira kugira ukanywaho. General Masunzu rero mu by'ukuri ibintu bamukoreye ntago bisanzwe, n'ibya bintu bikunda kuvuga ngo politike si ikintu mw'abantu mwe, politike yikwanze ibintu gukorera ntago bisanzwe. Aho ndavuga rero ku ruhande rwa General Masunzu wari usagariye troisième zone de défense mu by'ukuri bakaba sinababwiye kare Pacifique nayivuze navuze ngo Masunzu ko mfite makuru ko bamujyanye mu Wazalendo kandi baravuze ngo nabikuye he. Masunzu nafite amakuru ko bamujyanye mu Wazalendo agiye gutangira yukangana nk'Abazalendo agiye mu Muyobo nawe ibintu ko bikaze ibintu birakaze. Masunzu politiki iramwanze Masunzu politiki iramwanze pe ntabwo ngobesha. Masunzu politiki iramwanze, ngira ngo ntabwo turuza kutinda kuri Masunzu gusa, ngiye kubabwira impamvu Masunzu bamuhanantuye mu kirere. Mbibutse umugabo bita General Christian Chosongesa bijya kumuho ajya no gufungwa, nabo bamuhanantuye mu kirere iyo yarari ahagarariye cyangwa se ari umugabo mukuru w'igisirikare, bajya namukubita hasi murabyibuka, n'aba John Chibangu ndetse n'aba John Numbi bakubita hasi, none duru babare muri gereza. Ndaje mba operation y'indimbura kuri General Masunzu ibimubayeho. Si ibyo gusa turagaruka kuri Antoine Vesikizagari Chirombo bapfunyikiye indege, aho kugira ngo bamuhe indege yari yashatse yari yaguze bamupfunyikira za kajugujugu za rokobuteri kandi yarazi ko bamuhaye za Sukoye. Aho ni mu Bushinwa muri bakoro amakuru tubazane muri iki gicamunsi na amakuru menshi mw'abantu mwe atari ivumbi. Turagaruka kandi ku bacancuro bageze ku 8 biri kuvuga ko bazindutse basiga ubuzima ku rugamba muri access zigiye zitandukanye mw'abantu mwe. Ibyo byose rero mubane natwe kugira ngo murusheho kugenda mumenya ibiri kugenda bibera kuri tele y'imirwano. Turabakunda cyane mwe gucya musabwa nta kindi no kubana natwe makuru agiye atandukanye turimo turagenda tubategurira 5 kwa 5. Turasimbuka mu bice byose bigiye bigize urugamba tubabwire ibintu biri kuba muri urugamba ko byamaze kuba bihindura isura politike ikwanzira kujugunya ngo ariko ngo iso nta kwangagira gute Pacifique asagira tera akwita nabi rero gaye guko turabahaye ikaze muri amakuru yacu iyo ku isaha y'isa 7:07 mu byukuri aho rero makuru tubanze ko tumenya amakuru y'ibiri kugendebera kuri tele y'imirwano. Tubahaye ikaze mwe muri bice byose byo bitandukanye, ndetse ariko kandi tubasabwira ngo niba mushaka kuba muri groupe yacu mureba ngo gato munsi y'ikiganiro mukore kuri iyo link muri sanga muri groupe, ikindi mukore share ndetse na subscribe, yewe like zibe nyinshi cyane subscribe ibi ya mbere. Bahaye ikaze ntabwo ngiye rero ngiye muri kurikiye kuri mikoro mbere ni Nersuke mashini gazajo habari bisubiyemo bya bintu hanyuma rero kandi nkariko na mugenzi wanjye Pacifique ndahabaye neza cyane gatanu kuri kagenzi kako tukiraho breaking news amakuru akomeye cyane AFC twirwaneho ngo bari kubyinira ku rukoma ngo byagenze bite uti bimeze bite rero nyuma yuko indege ya M23 ititije Kinshasa maze Kisekedi akatanyarukira Hong Kong hariya ni Hong Kong muri China kabisa akatagura ati ndamanura ibi ngo zizwiho kurasa ku rwego rwo hejuru arangije bamukubita ibicupuri bikizamuka ngo bicumbeka imyotsi ngo bigaragaza ibimenyetso by'uko no kugenda ibirometero 5 bitari bishoboke. M23 rero ubu tuvugana yese yireba ahantu yicara ifatanyije n'abasore batwirwaneho nyuma yo gutsinda za FDLR hano muri bino bice twari twawuze tubabwira mu makuru yatambutse ngira ngo ahanini sindibu nabigarukeho cyane. Ahanga bagiye bagukubitira icyo bita Umuzalendo. M23 ngo yagize gutya mu masaha y'umugoroba ngo yinyabyano bitagatogota ikwabuzayo FDLR izizana rwa mikono bwana Neriso kugira ngo mvirwe ibintu biriho ndetse n'ingabo z'u Burundi. Amakuru ya breaking news n'ubundi ahanga muri Uvira ashobora kongeye kugundi mu colonel w'ingabo z'u Burundi waruri muri operation n'ubundi yarafatanyijemo n'aba Bazalendo aho byavugwaga yuko agiye kurwanya M23 akabambura ibice bari bagize gute bari bigaruriye muri Ramisi ndetse twaduce nahoze mbabwira kare M23 iri gushyiramo umutekano. Yego sasa ngare ingabo z'u Burundi ngo zashakaga none M23 ikoze operation yambaye nkabo
irinjira irabakwabuza ndetse inakwabujemo umukoroneri wari wiyamitse nk'umusivili nk'umusirikare usanzwe yari yagiye kuri tere. Yego. Bya bindi byo kujya kuri tere by'abarundi bigiye kubakoraho. Bigiye kubakoraho. Gahe nguko. Byakomeye. Reka rero mu by'ukuri amakuru yacu tubaha ikaze tuyatangire tuyasengure ndetse tuyarebere hamwe muri rusange. Ese General Masunzu azize iki muri rusange? Bigenze bite? Masunzu bigenze bite? Uyu mugabo ajya kuza ku rugamba, mbibutse ko twavugaga ko nubwo bagiye kumuzana ngo bamuhaye kado irimo iki? Irimo uburozi. Twarabibabwiye muravuga ngo na yacu. Baravuga ngo uyu mugabo kado bamuhaye kuko ngo baramubwiye ngo nagenda ajye guhangana ngo na bene wabo, ngo nibo bashobokanye, ngo batutsi ngo bene wabo, niko bavugaga. Ikindi cya kabiri ajye guhangana na M23 ngo kuko bavuga rumwe. Nyine ngo baba baziranye. Erega yarwanye mu gihe cya za CNDP. Umva rero kurwana mu gihe cya CNDP. Ni nko kuvuga ngo kuba yararwananye nabo arabazi cyane baraziranye. So rero uyu General Masunzu byagenze butundi yazize iki? Iyi kado y'uburozi twavugaga yari iyihe? Yari yuko nibamuha ibice akazabinanirwa. Urumva? Niba mu ibice akazabinanirwa, uyu mugabo bazamufunga cyangwa se bakamwica. Twagiye tubabwira. Turavuga duti dore nk'ubu asimbuye Chiko Chitambwe. Chiko Chitambwe uyu mugabo yararurwanye pe. Yararurwanye arwana za Rwindi, za Kanyabayonga, Sake, Masisi, yari kuri tere y'imirwano afite imbunda. Ibyo twese turabizi kandi ari umusirikare mukuru cyane wari uhagariye iyo zone y'urugamba. Uyu mugabo byari byanze. Barangije bamushinja ubugambanyi, bakajya bamushinja ko ngo ari watumye ibice byo bitandukanye bifatwa, harimo za Masisi, harimo za Rwindi na Kanyabayonga, Rubaya Ngungu, bavuga ko nyine ngari wabitanze ngo yagambanye. Igihe turabyibuka Wazalendo zimuhigira za za Rwindi Wazalendo zamuhigiye Masunzu se. Chiko Chitambwe. Chiko Chitambwe bamuhigiye hano muri za nuze usa n'uyaje za Rubero gutyo. Urenze Rubero hirya iriye. Aho bamugiye kumuhigira muri hoteli bakanemenagura ibirahure yacitse yagiye. Aha Bazalendo baravuga ngo niwe wayitanze. Mu by'ukuri ntago yari yayitanze ngo urugamba rwari rwamunaniye. Hanyuma bigenze bityo bamanura umugabo bita General Masunzu. General Masunzu amakuru aratubwira iki? General Masunzu nta kindi kidasanzwe batubwira nuko byamaze kuba ibintu byamaze kuba ibindi. General Masunzu biragaragara ko yatsinzwe urugamba. Uti gute? Uyu mugabo bamusimbuje, bazemo babwire, uyu mugabo bamusimbuje suko ari buze urugamba. Urumva? Bamwita uyu mugabo bamusimbuje bamwita Mbala katurebereje le général de brigade Kelekolo Bolokwa Selfin bamusimbuje Mbala Mpindi José. Yego bamwita Mbala Mpindi José. Niwe usimbuye General Masunzu, la troisième zone de défense qui couvre le Kivu et les provinces orientales. Uyu Mbala dore nguyu hano nawe yaje yigize wadanje, agiye kumera nka wa musirikare wari kurwana za Rubero harya bamwita gutera, waje yigize wadanje afite amavamuhira bari bamushyize imbere kuri front line. Bamwitaga gute maye kwara gatumuvuga. Uyu mugabo rero General Masunzu kuko nene babwiye nkabwiye ati bamujyanye mu Wazalendo, ubundi bwana Pacifique ubu hano bamujyanye mu Wazalendo. Bambwiye ati wowe gahunda hari jya mu Wazalendo mujye kurwana na nyine nawe umuzalendo tu, ati genda ubayobore. Ariko rero nubwo uyu mugabo baramuhemukiye we, ahubwo reka nkubwire ntabwo bamuhemukiye. Kisekedi kera kabaye igihugu wabona kitanga aramufunga kuko bari kumushinja ubugambanyi inde, kandi abantu bari kuvuga ngo ashobora kuba afunzwe yafunzwe. Oya nandi kuvuga uyu nge nari ndi kuvuga kuri uyu bazanye. Oya navugaga ati uyu bazanye uyu Mbala. Uyu mugabo ashobora kuba aje ubwo gutanga Warikare no gutanga Uvira anakisangani uyu numango twaga tuvuga ngo M23 imeze nk'ikipe imwe mu Rwanda tutari buza kuvuga yirukanisha abatoza. Ni kuvuga ngo ikipe itsinda indi
abatoza bagahita babirukana tayari hari ikipe hano mu Rwanda murayizira mwandika muri comment hari ikipe hano mu Rwanda yamaze abatoza bo mu Rwanda itsindwa ikirukana abatoza oya ikipe itsinda ikipe indi kipe hano iyo kipe yatsinzwe igaterukana umutoza bivuze ngo hano hari ikipe yirukanisha abatoza abandi makipe n'abazamu yego rero izi nyeshyamba nazo zimazamaza abajenerali abafunzwe urumva abishwe abakekwa hanyuma uyu General Masunzu yari yamanutse ku rugamba aje guhangana n'umugabo wita General Sultan Makenga ubu tuvugana General Sultan Makenga ari Masisi yerekeza tezwa ya Warikari kuyifata mu gihe wari uje guhangana bamushize mu bishanga baramumanuye hasi sinzi wenda ukuntu urugamba twaza kurwita kuko abakurande rwa Kinshasa naho ntabwo boroshye uyu mugabo General Masunzu ngira kumufata bakamushyira mu bishanga cyangwa se bakamumanura bakamukura kuri buno buyobozi uyu mugabo biragaragara ko basanga Kisekedi yabonye urugamba rwamunaniye kuko babanza kubona ko M23 igiye gufata umujyi wa Uvira buriya uyu mugabo Mbala asa nkaho aje kugira ngo arebe ko yakuvura uyu mujyi wa Uvira ikibazo kimwe mfite ese bwana Pacifique namwe mudukurikiye uyu Mbala baramuhaye n'abasirikare cyangwa niyo bagiye guha bino 60,000 amanukane nabyo azavuga ko bamuhaye ingabo kuko gufata umujenerali ukamukura ukamushyira hasi ingabo yarayoboye yaziyoboraga nabi yazaga tekiniki itari ya nyayo cyangwa ni kwakura uko leta Kinshasa bigenza igapfa kuvuga ati reka turebe uyu nguyu ko wari tekiniki yindi afite nshyashya yakoresha kugira ngo urugamba turebe ko rwarutsinda Nelson ahangaha ntabwo twavuga ko Masunzu ntacyo bamuhoye icyo nzi neza cyo nuko wenda batekereje barebye aho urugamba rugeze nuko ibintu bimeze batekereje barangije bareba kure baravuga ati uyu mugabo ni umunyamurenge urabizi neza cyane ko hari operation yo kwica abanyamurenge yapanzwe n'ingabo z'u Burundi na za FDL zibarizwa hara muri za Rugezi n'andi agiye atandukanye hanyuma uyu mugabo rero Tshisekedi aravuga ati ko byagenda uko ariko kose hari aracyatuye na bamwe mu muryango wa Masunzu kandi nta wishimira kubona umuryango upfa buriya nubwo Masunzu ari ku rugamba uko biri kose buriya nawe hari aho bigera bikamubabaza hari aho bigera iyo yumvise ngo ubwoko bw'abanyamurenge hapfuye abangana kunuko kandi ripoti wayifata neza kuturusha ayifata neza cyane kuturusha kuko ahabwa raporo zose z'ibyabaye ku rugamba hanyuma yakumva bene wabo bari gupfa cyane akavuga uko biri kose mbabereye ikigwaye Tshisekedi agatekereza mu buryo akavuga ati no handi umugabo ashobora kwihinduka kuminduka isaha ku isaha akaba yakifatanya n'abanzi banjye icyambere gikomeye cyane Tshisekedi yagombaga gutekerezaho no guhindura Masunzu byari bikwiriye kubera ko Masunzu aramutse ahindukiye ubwo akicara akitekereza agafatirika nemere fatanye n'abavandimwe kugera Kinshasa biratworohera guhita afata abasirikari bose ayoboye akaba ati mbategetse kutarwana mwese nurwa kandi hari abamwumvira benshi kubera ko niwe wari ubayoboye hanyuma akaba yahita afata Warikare agafata na Uvira cyane ko agize gute ayirimo kwita yirukana ingabo z'u Burundi ni ibintu byoroshye hanyuma Tshisekedi rero yarebye aravuga ati ibi bintu biramutse bibaye tayari igihugu cyaba kibaye cya indiri Gisangane niho akambitse nihari yahera kuri Gisangane ayifata birashoboka ko Tshisekedi bagize ubwoba bw'uko yashobora kubagambanira bagize ubwoba bw'uko urumva yatangiye kumanuka agera mu matware kandi bagize ubwoba yuko M23 ibiganiro by'Idoha muri Qatar byose byabaye imfabusa cyane nta makuru mezi maviga Qatar Doha kandi barabona ko ntandi mahitamo M23 afashe umwanzuro uko igiye kurwana ngo ikagera hehe Kinshasa kubera ko birabumvikanye ko mu gihe baba badakoze bira bintu M23 igiye guti Kinshasa rero barabyo baravuga ati hano cyakoze harimo ipolitike ikomeye cyane icyambere reka twemere ko Masunzu bamanuye hasi ariko bahise bazana undi mujenerali ariko mu kumumanura n'ubundi bamurikiye mu rugamba haba hano harimo ibintu bibiri bivuze ngo umutwe nyeshyamba M23 utitonze washiduka Masunzu yabatunguye wasanga bwana Pacifique iyi nari politiki ikomeye yo kugira ngo bigaragaze ko Masunzu bamuci intege bamusize hasi M23 ntimuhige ngo mugendeho ntibikimuhiga igiye guhiga uwo bita Mbala bazanye ariyo bahanga amaso Masunzu bize kurangira yabafatiranye ariko abarimo bize kurangira Masunzu abarimo nabyo birashoboka cyane birashoboka cyane birashoboka bivuze ngo uhanga ku ruhande rw'inyeshyamba za M23 ikintu bari buze gusabwa
ni ukuba maso no ku ruhande rwa leta Kinshasa na FARDC nayo ikintu bagiye gukora tugiye kureba ese koko Masunzu yari imbaraga za FARDC nimba ari imbaraga za FARDC barahita bacika intege nimba ari plan yapanzwe urumva haje amaraso mashyashya bivuze ngo M23 bari kubitira hareba inzega bisanga kuko uyu mugabo buriya aje gufata Bukavu na Goma urumva bari kuzana amaraso mashya mu rugamba hose bazanya abacancuro abanye Colombia hose bazanye ingabo 60,000 zishyashya bazanye abajenerali bagiye kuziyobora cyangwa se abasirikare bakuru bagiye kuziyobora urumva ko byose ni bishyashya bari kuzana indege nshyashya urumva urugamba ruratangiye rusubira ubise ariko nubwo bari kuzana indege shangara bivuze ngo iyi rero yaba ari politike iri ku rundi rwego aha rero ntago njyewe ndibuze kuvuga ngo iki ni ikintu cya danger keretse mu makuru ari imbere ndiko nkomeza kugenda bizisengura ese ndebe ese aha niba bamaze kubona ko uzarebe mu makipe namwe mudukurikiye mu makipe iyo bamaze kubona ko umutoza mwamenyereye systeme ye baramuhindura aha ngaha nawe ushobora kuba mvuga ati urabona ko Masunzu bamuri bubi M23 kumega ngo murase ashobora kumva kuba ibi byose byabaye ari agapangu kavuga ati kugira ngo bagabanya karindi urabona baramwirukase uva wayikare hehe bamaze kumumenya ndetse na buri move ye yiwe barayimenya hagiye ngahagiye Muvira babimenye yaje warikare babimenye mbese babimenye bazanye undi ariko kandi agihari kandi ni umuhanga cyane ko Masunzu ni sura yirihari uyu musirikare ni umuhanga kandi ibi bice bari kurwaniramo arabizi neza ikintu bo cyo bakoze bamugize umusirikare utazwi bamugize umusirikare utazwi bamugize maneke itazwi bamugize unknown soldiers uyu musirikare rero niyo muntu ushobora kujya gukora akazi cyane kurusha uriya Mbala uyu musirikare niba kare nabivuze ati bamugize umuzarendo cyane ko bari bazanye systeme n'ubundi yo guhindura imyenda y'abazarendo bakayihindura no guhindura izina ry'abazarendo ariko umugabo wita General Masunzu bashaka kuba babikoze nko kugira ngo barinde ubuzima bwe nkuko babibwiye ba Kristo wacu Yesu ngesa hano harimo ibintu bibiri kuba Masunzu bamuhinduye ariko ari muri politique yo kugira ngo abone uburyo ahubwo arwana urugamba anaruyobora anarukomandinga nta umuzi wenda bashatse banahimba yuko afunzwe bashatse banahimba yuko afunzwe ko yafunzwe bakamushyiraho ibirego na leta ya Kinshasa ashaka ikabitangaza kumba ari mu rugamba urumva kugira ngo abone uburyo ahubwo yinjira mu rugamba rwa nyarwo kuko ibice bari kurwaniramo ni iwabo Uvira ni iwabo Bukavu ni iwabo nahantu azi cyane nahantu yayoboye nahantu yarwaniye igihe kinini cyane bivuze ngo bamugize umusirikare wa nyawe bamukuye ku majenerali bamukuye hehe bamugize umusirikare wanyawe kuzana mu rugamba akarwana atagaragara kandi umusirikare urwana atagaragara niwe mubi cyane mubasa ngaye ngo rero niko mbibona namwe mwaza kuvuga uko mubyumva izo ni analyse zanjye nkanjye nka Nelson nk'umunyamakuru ntago ari confirmation nanga mufite uko mubyumva ariko iyo niko gitekerezo cyane ikindi imitima myinshi muri comment nimba turi kumwe mushyira imitima myinshi muri comment reka twikomereze hanyuma bwana Pacifique reka dusimbuke tujye kuri bana bacancuro hano twahera kwizi ndege z'ibicupuri izi ndege bapfunikiye breaking tuba tugomba kuziheraho ngo tubwire rero uyu mugabo agize utya avuga ati indege za M23 M23 ifite rokobuteri indege se ko si indege nyine yabahemo kado nyine reka nkubwire uko byagenze nyuma yuko M23 itangaje ko nako ntiyatangaje cyaragaragaye nyuma ko bari gushyushya suko yo bavuga ko igomba kuza ku rugamba rokobuteri ni bisanzwe hari zo bambaye Sadek yari ifite hari nizo basanze mu kibuga hari Igoma zirasa ndetse nizo gutemberaho hari na zira ndege za private jet nyiragura zari ziri hari mu mujyi wa Goma zirazo zishobora kuba zaranabonye ba nyirazo hanyuma rero Kisekedi nyuma yo kwikanga cyane akavuga ati zira ndege ziramutse zihagurukijwe na M23 batumara Uvira yativamo ndetse na Kisangani bagerayo vuba aravuga ati reka nikoze mu Bushinwa ati nyuma bari
Ubushinwa barabutaka cyane, tubushinwa n'igihugu cyiza cyane kitivanga muri politike, kirenge cyubaha ubusugire bw'igihugu cyacu, ati kandi dukorana neza, ati niyo mpamvu n'ubufasha mu bya gisirikare bagira gute babuduha. None arabizera cyane bati reka tujye kwigurira rukobuteri, bagura rukobuteri nziza cyane ngo ziri hejuru y'izari ziri he hano mu mujyi wa Goma, zire M23 yafashe kugira ngo bazabashe kuzirasa nigeze zizaba ziri guhirahira kujya kurasa he muri Uvira. Ubwo ndabariza M23. Hanyuma Tshisekedi kikoza mu Bushinwa ngo bamukubise rukobuteri izo ebyiri, biravuga ko ari na Sukhoi zigeze muri ebyiri n'undi zikomoka mu Bushinwa bari bamuhaye. Ariko ngo izi ndege zabaye zikigera hano muri Kongo ngo barazisuzuma neza cyane ngo basanga ni pirate, ngo zimwe za danje. Birengagiza ko Abashinwa ari bo bantu ba mbere ku isi ya rurema bazi gupirata ikintu icyo ari cyo cyose kibaho, kuko ni n'umuntu bamukora icyo kibura kuzamukora gomeka kagenda kwa marobo barayakora. Hanyuma rero izi rokobuteri bwana Nelson zikaba zitakije mu rugamba, uku kukabuguseba gukomeye cyane ku leta ya Kinshasa mu kugura ibintu bahubutse, mu gufata gahunda n'imyanzuro bahubukiyeho, bakajya kugura izo ndege ngo zije kuri tele, zahagera bagasanga ntago zigira gute, ntizikora, bananiwe kubisuzumirayo ngo hanyuma babizane bamaze kumenya neza niba bikora neza. None byaba bigeze ku gihe bije gukoreshwa bagasanga bya bikoresho bazanye rebi aho biba byaturutse naho biba byageze, bagasanga ni ibicupuri kandi bura guteza ingaru Umushinwa ntibijya bikunda. Iyo waguze uba waguze. Hanyuma rero M23 ikiyumva iyo nkuru tayari nta kindi cyaba usibye kwita bikoza muri za Katogota n'ahangaha za Ruvungi, baragenda bakwabuza y'abazarendo bageze ku 8 ndetse n'ingabo z'u Burundi ari nazo ngo bafatiyemo umukoroneri nibiri kuvugwa ngo w'ingabo z'u Burundi. Aho nawe ngo yari yaje kuri tele yarubi yavuga ati iyi Katogota ngo M23 yigiza akara hakajya he ngiyi Ruvungi ngiki ngo nta mpamvu ngo yo gora kuma ngo urugamba ngo Katogota ngo urugamba ngo Ruvungi ngo urugamba ngo ibyo ni ibikiriko ngo gasha ngo ndagaruka ngo ngiye ngo nzanye ngo muzanye azamuka zingaraza gufata uyoboye urugamba ruri kubera hariya muri za Katogota. Ahubwo yagiye birangira ari we bazanye indese Umurundi nyi Umurundi FDNP yagize atya azamuka ngo yasaze ngavuga yuko M23 ngo agiye kuyikubita ngo cyangwa se ngo abafate rwa mikono. Ngiyo niyo gahunda ihari ngo batangarize ngisi n'amahanga nyine ngo baberekane. Dore ko Abarundi bura nago bavuga ko barwana n'abakongomane, baravuga ngo n'abanyarwanda. Hanyuma yagize atya agenda yiraye rero bagwa muri ambushi ya M23. Bura M23 isigaye itega utuntu tw'utwambushi barayimenyereye cyane. Niyo mpamvu nubwo Tshisekedi yakuyeho Masunzu ariko biramugora kubona undi muntu uzi gupanga operation neza cyane nk'Amasunzu, kuko yari afite ukuntu akoranamo na ba Prime Niyongabo. Prime Niyongabo akavugisha abasirikare be akababwira uburyo ki na strategy bagomba kujya bakoresha kugira ngo birinde ibitero bya M23. Kuko Masunzu arabizi neza cyane, wabisobanuye kare ko yigeze no kurwanana nabo, yigeze gusa nkaho aziranyemo nabo kuntu bivuze ngo n'ama operation n'uburyo ki bayapangamo ashobora kuba bifiteho amakuru. Ikindi cya kabiri, iyo Masunzu ahavuze ati yewe none yizeye kuri tele, wabonye ko ari byahindutse gufatwa k'ibice kwa M23 kwabaye nk'uguhagaze. None baramuhinduye M23 bakimuhindura nta n'amasaha yari yagacamo. Ubona mvuga ngo ni nk'igihe ni nk'umwanya yamaze atari kuvugana n'abari kuri tele, bahise bagira batya bakwabuza Abarundi na FDLR. Ubuzi byose bigaragaza yuko M23 ni mu gihe bagihuzagiye muri ibyo bintu bakigaho ku muntu bagiye gushyiraho bamushyiraho neza cyangwa se bamuhereza amabwiriza. M23 ntiza ko yarenze za Katogota yamanutse iri hafi hano za Plaine Ruzizi yerekeza ari ku mpaka za Kiriba hafi n'u Burundi. Kandi ikintu ndi kubona cyo bwana Nelson harimo kutumvikana gukomeye cyane, ariyo mpamvu nakubwiye ngo bano basore b'amadubu bari kubyinira ku rukomara muri za Minembwe. Guti gute rero hano bari bahanganye n'ikitwa FDLR, bari bahanganye na za Wazalendo ndetse na FDNB yari yazamutse igiye kugaba ibitero mu baturage. Bakihagera buranga Imana y'Abanyamurenge irakora cyane. Imana basenga irumva. Kubera ko babaye bakihagera bari bafite iyo gahunda, ariko none ntago babagabye bitero, ahubwo habayeho kutumvikana hagati yabo, birangira bagize gute basubiranyemo. Si ubwa mbere si ubwa kabiri muri bino bice basubiranyemo. Biragoye cyane kuzakira mu bikorwa umugambi bapanze igihe n'igihe cyo kwica Abanyamurenge, kuko ntago bizigera bibakundira bitewe nuko
bano basore b'amadubu nabo bari babiteguye ariko ntabwo barahangana nabo kuva aho bwakereye ahubwo bahanganiye mu nzira bari baje kugaba ibitero kuko bahuye na bano bazarendo bano urabizi yuko bazarendo basa nk'ababashyize ku ruhande bakavuga ko imirwanire ngo bakekwaho n'ubugambanyi abangana nabo baze kwihimura rero bararasana bicamo ibice kandi umuzarendo ku mu FDNB urumva ko hacura uwambaye uri abasirikare b'Uburundi nabo bazi kurwana cyane ariko n'abazarendo ni benshi kandi ntibashira yego hanga rero haberemo isibaniro maze twirwaneho ngigize itya yihagararira ku musozi gutya yireberaga filime bati ndacungana n'uzamura umutwe cyane yego ngago ko rero ni nako amakuru atubwira ko rero umuzarendo mu by'ukuri akomeje kurebera filime iyo ngiyo ndetse ari nako mu by'ukuri akomeza kwikomanga mu gatuza avuga ati narababwiye tugiye gukora tugiye kugenda twicarira hariya dutegereze turebe urugamba noneho turebe mutsinde tu ati mutsinde urugamba arabari kuvuga arabasirikare ba FARDC arabari kuvuga ati Kabila se ntimurebe icyo ashoboye nyine ati ni icyo ngicyo bari abarishyuwe nta kundi nimuhangane na bazarendo biragoranye cyane kuzongera kubona imufetura mu rugamba ati kuko tugiye kujye duhangana na za wazarendo ati abazarendo mwahaye agaciro uri ku muntu bita Justin bitakwira ubwo yagiraga cyakaza mu mujyi wa Goma kaza azanya amafaranga je nafashe amakuru yuko ari afite utuntu tw'udusaradini n'utugari ducumbye urumva ngazangaje guhemba za wazarendo arangije arabataka ati buriya muzarendo ati umuzarendo uyumureba ati ni ugiye kwigarurira Goma ni ugiye gukuramo Bukavu ni ugiye gukuramo za Kavumu za Rwindi yo ngiyo na za hehe ati niwe uzakora byose barangije bamuhereza amafaranga uribuka yuko base bajya gushyira amabariyeri mu bice bigiye bitandukanye aya mabariyeri yabo basenya bazarendo ariyo bakuraga mu mafaranga nibyo bitumye habaho kutumvikana bakajya barwana isakwiza kuko ze umuzarendo azajya ku rugamba ashonje ese nibagiraga gatya gashyira bariyeri hari akavuga ati je nyumunsi ngiye gukorera amadolari 100 nitahire ejo nzabona uko njya ku rugamba akaba atari kubona uburyo yakorera ko bashyiragaho bariyeri ziriho zikaba ari z'abarundi n'aba FARDC ubwo urumva biri bugende bite barahangana nyine ntago waza ngo umenere ibiryo ngo ugende utabinyishyuye ntibishoboka ubwo rero wazarendo nibo bantu bagiye guhangana na FARDC ariko bidakuyeho ko wazarendo buriya nazo sinzi ukuntu bakora n'imikorero yabo iratangaje bisa nkaho bitegeka badategekwa ubwo turategereje ngo turebe gusa twirwaneho nkuko tubivuze iri kureba filime isa ku isa ngo bacunganye n'umuntu uri bugire gute uri buzamura umutwe ngagiye gutunga imbunda ku baturage ku basivili ahangaha umusore watwirwana cyangwa se umusore w'amadubu aravuga ko agomba gupfa kuko gupfa ni inshingano zabo agomba gupfa ariko akarengera abantu be ngango ko rero amakuru rero atubwira ko urugamba rwazunutse muri saa 9 burya kumbi tutari twakabimenye harimo urugamba rwagwemo abacancuro bagira ku 8 ndetse ese koko nimba abacancuro batangiye kugwa mu rugamba ibingibi biraza kurangira bite mwabantu mwe amakuru atubwira rero ko mu byukuri umucancuro akomeje kugenda arwana iyo bwabaga kugira ngo arebe ko yagera ku ntego yavuganye n'uyu mugabo Kisekedi ariko bikanga bwana Pacifique by'ubusa rero mu gitondo avuga ko amakuru avuga ko ambushi baguyemo angaza Kiriba urugamba rukomeye cyane byaje kurangira bari kurwana ngo barebe ko basubira umutwe Ventura ariko bikaza kurangira abasirikare 8 b'abacancuro b'Abanyakolombia bwana Pacifique basize ubuzima Abanyakolombia bakomeje kugenda bapfa umwe amaherezo y'inzira ni mwijuru nyine hanyuma ariko rero ntago iyi nkuru y'uburyo uno mugabo bamupfunyikiye ntago tuyisasanuye neza mugabo bamupfunyikiye gusa ariko ko yakoze ntago ino nkuru iratugeraho neza oya inkuru irahari yatugezeho urumva ahubwo ikintu tutaramenya neza isukoyi nazo zirimo je nabonye ku mafoto banyoherereje urumva nabonyeho sukoyi 2 bonaho na rokobuteri 2 bava ati Kisekedi bamupfunyikiye abashinwa indege hanyuma ndavuga ati amakuru reka nyavuga uku nguku ariko no hahandi turaza kuyagarukaho ahubwo waba wamenye ibintu M23 azindutse ikorera hano muri Katana ndagenda bitewe nyuma yuko mu mujyi wa Goma hakozwe operation yitwa Mayibobo yongeye gukorerwa hano muri Katana bya binini naoze mvuga kare dono byageze mu masaha ya saa moya gutyo saa 2
byamaze gufata indi sura kuko M23 ngo nta cyitwa Wazalendo nta cyitwa FDLR bashaka mu bantu ubu umusivile wifatanya nabo ubwo nawe urajyana nabo gusa umusivile amahirwe namwe gusa nuko arafatwa akajyanwa kuganirizwa naho umuzalendo urafatwa akazamura umutwe ubwo urumva gahunda niyo ngiyo nyine hanyuma ahangaha rero M23 yafashe ngo abasirikare babitojwe ku bijyanye no guhiga emwe baraheba banakoreshe n'imbwa zifasha nyine mu bijyanye n'umutekano ngo Wazalendo ntazo bamanitse amaboko bitewe nuko babonaga yuko nyine nta yandi makiriro ikindi uwahungiye mu ishyamba rya pariki ya Kahuzi-Biega hano hafi na za Katana yagiye ahunga ariko ahunga asanga ahungiye nubundi bavuga ngo nta guhungira ubwaye hariya mu kigunda asanga none nahungiye niho abi cyane kuko M23 yamaze kwinjizamo abasirikare bavuga ati none umukore operation mu baturage umusirikare wese cyangwa umusirikare wa FARDC cyangwa umuzalendo cyangwa mu FDLR uri buze guhungira mujye mutamukubitira mu igunira ari bateze ikintu kimeze bari bakoze ikintu kimeze nka zero rovani nko kugushyira mu gafuka kuko ntabwo uri bukati buryo cyangwa ibumoso aho ujya hose urasanga umuntu asanga umusirikare hanyuma rero M23 irabafashe kabisa batari bakiya cyane sindamenye umubare ngo nuwuhe ariko amakuru mfite nizeye neza cyane nuko bafashwe hano muri Katana M23 iri kwakorera operation Mayibobo yo kugenda ifata nyine baba bajura baba Wazalendo abakekwaho bose guhungabanya nyine umutekano w'abasivili yego hanyuma nyemera tugiye gato cyane kuri Kainerugaba Muhozi uyu mugabo reka turebere hamwe arashaka iki uyu mugabo Kainerugaba Muhozi ikintu ashaka nta kindi bwana Pacifique buniya byaranze operation usuja biranga agikinshaza mu operation gufunga ba Kaina Innocent biranga batoma Rubanga biranga none umugabo yavuze ati ngende ndabona M23 n'ibikini by'Uvira ati ngiye nije mu rugamba ati nije mu rugamba rwa Uvira bamwe bati uyu mugabo aje gufasha M23 abandi bati uyu mugabo aje guhagarika M23 uyu mugabo turamenya iki kimuzanye mu rugamba amakuru ahari yizewe bwa Nelson icyo abantu bakwiriye kumenya nuko uyu mugabo Innocent Kainerugaba Muhozi akaba umugaba mukuru w'igisirikare cya UPDF amakuru ahari yizewe nuko afitanye amasezerano n'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo y'imikoranire mu bya gisirikare cyambere ngira ngo barabizi hari muri zayi turi ko bafatanyije kurwanya bano barwanyi ba ADF naru nubwo nabo bari kwica abantu bareba sinibaza niba aje gufashe mu 23 cyangwa se aje gufatanya na FARDC icyambere cyo navuga mu itangazo yasohoye ntawe yerekanye avuga ko aje gufasha M23 yego hari na hamwe iyo twabashe gusoma neza ntaho nigeze mbona avuga ko aje gutera inkunga M23 kabiri ntago nigeze numva avuga kaje gufasha FARDC yavuze nkaho yivugira ku giti kiwe kagiye kwigarurira mugi wa Uvira sasa ahangara rero ibintu ni bibiri gafite ingabo zihagije afite igisirikare gifite kizi no kurwana kabisa twarabibonye hanyuma igihari ni ikingikiro bwanirizo kafitanye imikoranire na Kinshasa akabaje kwifatira umujyi wa Uvira ko twabibonye neza cyane muri za Rubero uko byagenza abeshye mu veturanga ravamo ngo bajyemo bigeze bajyamo ntiyavuyemo agasiga mu FARDC none se yarayoboye ko mu 23 ishaka Rubero nukuvuga ngo rero nubundi nta keza kuyunguyu gusa igihari nuko atagaragaza uruhande herereyemo ikintu kintungura nuko nagira cyakandika ngo afande Makenga ngo numuvandimwe we ngaramuzi cyane n'inshuti ye magara hanyuma ibyo rero bikagaragaza ko aramutse aje muri Uvira yabaje gutera inkunga y'M23 ariko kandi nanone amakuru yewe nakuru y'ahantu indani kwa ndani nakwiye kugitangaza amakuru kimwe gikorera no mu gihugu cy'u Rwanda gikomeye nuko uyu mugabo Innocent Kaina ibintu ari kuvuga n'undi atari bushyire mu bikorwa bitewe n'impamvu runaka ndetse dufite n'ishingiro dufite naho kuvuga n'uburyo ki yagiye avuga ngo arafata za Bunia yigeze azifata se ngarafata za Butembo na za Beni yigeze hafata ngahomeke kuri Uganda avuga ngo arakubita FARDC yigeze abakubita ahubwo ntiyababishije akabaha n'ibice yari arimo yego none se kavuga ngo ararwanya Kodeko yara plutôt ararwana ADF naru ntimaze kwica abantu basanga 70 mu kwezi kumwe Muhozi dore ko ngiye bibona Muhozi abizinaze nabwo nubwo yaza kurwana ntiyashobora M23 ni cyambere Muhozi akorana na Tomar Banga
Tamara Lubanga aje yakoreye inama Uganda avuga nabi uyu mugabo wafungiye mu Irahi mu Buholandi inkiko mpanabyaha zaramufunze arazagaruka Uganda ajya gufura mu mutwe we na Kayina Rugaba na Kayina Innocent sorry ahanga hariya muri za Bunia urumva uyu abagabo bari Uganda bibera Bugande uyu mugabo Kayina Rugaba Muhozi umuhungu wa Museveni kuza kuvuga ngo aje gufata umujyi wa Uvira uyu mugabo aje gufatanya na M23 ntabwo yayirwanya ngo ayishobore ibyo ntibibaho ntabwo bishoboka bibaye yaranabyemeye yaba ari gukina umutwe leta ya Kinshasa Innocent cyane uko niko kuri kubera ko arabizi neza rero ntabwo yatera umuvandimwe ntibibaho ngiye icyo mpamye ahubwo yaza nawe cyangaje kwishakira nibuye nabyo birashoboka nawe aho biri kubera erega ashaka kwamamara n'umugabo ntabwo mumubona mwebwe ashaka kuvugwa ashaka kugira ngo nyine abo umuntu ureze wa danje nawe aza nyine nawe yamamare nk'abandi bose ariko mu kwamamara gahunda ari kuri kote ya M23 ntabwo twavuga ko ari kuri kote ya Kinshasa ntabwo bibaho ntabwo tubura mu Kayina Rugaba ari kuri kote ya Kinshasa never yagiye Kinshasa nibyo bagenda amasezerano y'imikoranire ariko se ayo yakoze nayahe ntiyaje agahita avuga ko yafunze Kayina none se yaramufunze ngo yaramufunze ngo yafunze Kayina Rugaba naho Kayina Innocent abagabo bajya kwitiranwa Kayina Innocent nimba byaranabaye ko wari kugira ngo leta Kinshasa ibone ko nubwo afite gahunda kuko akivi Kinshasa niko byahise bigenda akivi Kinshasa yego ko wari kugira ngo wenda hari Kisekedi aboneka afite gahunda yahise afata Kayina aramufunga binavugwa ko ngo ari washatse ko bimenyekana ko Kayina yafunzwe kandi gafungiye hehe i Bugande kuko bivuga ko akivi Kinshasa yahise amuhamagaza ngaramufunga iradi politike rero yageraga agaragaze ko yatangiye akazi atangiye kubakoramo afite n'ubwo bushobozi hakaje bundi Kayina arandika ati ngende tayari ngende muzima ngende hano wamfunza nano nkozerwa urumva icyo ni icyambere hano kuntu byabaje guhibiswa biravuga ngo Tamara Lubanga afungiye Uganda urumva ibyo byavuzwe ushobora no kuba yabyohereje Kinshasa yego ushobora no gufata akamufunga agafata n'amafoto agafotora dore ngo yewe twamufungiye urumva akoreza Kisekedi urumva aho yabyemera kisa bafasha akabohereza hehe Kinshasa bakabafunga aho none avuga ati mugabo ko akazi yagatangiye naho kujya kwafungira Bugande Bugande mu rugo kwaba makenga mu rugo nibo bare barabahishe ngo baraza kubatera so babagaruye mu rugamba ejo bundi ntago ari bo bafunga impaka babonagana ni shasha none se kuki bawufunguye ntibatumye ngo bajya gutanga ibisobanuro ngo batange ibisobanuro impamvu bagatuma ambasaderi ngajya gutanga ibisobanuro impamvu mpaka wafunguwe ibyo se byari bivuze aho nta kibazo na kimwe cyari kirimo aho ngaho yego nuko ibintu bimeze ku ruhande zombi ntago twafata nkaho Kayina arimo Kayina Rugaba Muhozi nibyo kuko yabitangaje ko agiye kuza gufata Uvira ashaka kubitangaza muri iryo jambo yo kugira ngo agaragarize leta ya Kinshasa ko agiye kurwana agakuramo M23 akayirukanamo urumva n'ingabo z'u Burundi kuko ngafite ingabo zihagije nk'umuntu wasinye mu masezerano nyamara yaza kurwana cyangwa se yaza ugasanga ahubwo umujyi nibwo ugiye wajya mu maboko ya nyago ugomba kujyamo gusa uyu mujyi wa Uvira ugiye kubamo kangaratete ugiye kuba mu rugamba rukomeye cyane ku mpande zo murabona bamanutse bari kurwana bari mu ntambara urumva ku mpande zo bari mu ntambara nta n'umuntu rwose mu by'ukuri ubona ko urugamba rwo rudahari ntago bibaho ngaho uko rero gusa bavuga ko ingabo za FDNB ngo zamanutse zije kwihorera ngo zaje kwihorera ku basirikare bazo bamaze imizi bashimuswe ndetse n'abarashwe bakarasigwa za Katogota ndetse na Sasange nabo ngo baje kwihorera mpaka ngo barase M23 mpaka bayirenze imisozi bayirenze za Kamanyora ngo kandi bayigarure mujyi wa Uvira rwagati mu mujyi wa Bukavu ngo ndetse bayizamukane nkuko urugamba ruri kubera ku kibuga cy'indege cyakavumo gusa FDNB zo yego ko nibyo urabona ko no mu gitondo cyangwa se mu rukerera nibo basubije inyuma umutwe nyeshyamba bawurashe mpaka usubira inyuma ariko ntago turamenya ese ni bande haguye bande urumva makuru ntago turamenya ariko no matter what aya makuru tugomba kuyamenya uko byagenda kose hanyuma kandi nkuko twaje tubabwira ko tugomba gucisha amaso mu makuru yose munyemerere mbaze babwire ko
nkuko nanone babwiye ko Thomas Rubanga we yamaze kwemeza ko ashyigikiye M23 urumva ko bana bagabo bose barwanira bimwe yaba ari Kayina ni bimwe na Thomas Rubanga ni bimwe niyo mpamvu bashobora kuba bagiye guhera Bunia abandi bakaba bari guhera hanga muri ibice bakazahuriza hamwe rero ni ibintu bamaze kuba bumvikanaho ngaye ngo rero hanyuma andi makuru rero muri rusange reka mbabwire ko Gatabazi ndetse na Major General retired nziza mu bahanga bamaze ko bahabwa inshingano nshya ese bahawe izo inshingano ariko kandi nkababwira ko Perezida Kagame yageneye ubutumwa Marshal Mahamat Idrissa Deby uyu nguyu rwose wigize ngo yigize Marshal nge ntwara ibintu gake cyane hanyuma undi ejo ku munsi w'ejo babwiye ko Karidinali Mbongo akomeje gushinjwa ko gukorera leta y'u Rwanda kubera kudahuza ibitekerezo n'umugabo bita Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo mu yandi makuru zo kugera tubagezaho turababwira ko Ingabire arahakana ibyaha ashinjwa birimo gushaka guhirika ubutegetsi ariko kandi mu by'ukuri mu Burundi ingaruka z'ifungwa ry'imipaka y'u Rwanda imipaka y'u Rwanda mu gihugu cy'u Burundi zibagenze kure kuko ngo inzara ni nyinshi mu by'ukuri ngaye nguko hanyuma kandi mu yandi makuru nabwira ko imusanze mu by'ukuri ngo umusaza yasanzwe mu mugozi yapfuye ese yiyahuye byagenze bite kandi isezerano rya Gatabazi kuri Perezida Kagame ngo wongeye kumugirira icyizere ngo rirakomeye cyane riteye ubwoba mu gihe inama y'abaminisitiri yahaye umugisha amasezerano y'amahoro y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku mugoroba twabonaga hari inama yateranye byose bari kwivuga uko nabonye bari kwivuga uko nabonye byasohotse mu itangazo muri rusange ariko kandi uko twababwiye andi makuru avuga ko muri Kameruni batandatu urungano rw'umukambwe biya nibo bayoboye inzego zikomeye kurusha izindi mu by'ukuri ariko kandi andi makuru dufite turavuga ko ishyaka rya Tshisekedi ryemeje rikomeje kwemeza ko umugabo bita General Christophe Chesongesa ngo yashakaga kumwivugana ngango uko rero reka rero amakuru yacu dusebwa na Pacifique n'abayasoreza ahangaha hanyuma tuze kugaruka n'amakuru yacu aza kubagezweho tubabwira uko amakuru bwa Pacifique ahagaze mu masaha y'icyamusi turaza kubabwira ku makuru akomeye cyane hanyuma uze kunyemera mu makuru turi buze kuza gukora tuze kubabwira ku bya Colonel W'Ingoma mbona bikomeje kugenda bivugisha benshi ngago kumwakoze cyane naho kuba tugaruka rero bye